akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Senge turagushimye data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe byabanye natwe kugeza uyu munsi wa none. Tugushimiye ko duhaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe, tubabarira ibyaha byacu, Mwuka wawe rihekeze mu baryumva nako tubashishe, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Abaduteze amatwi tubaramukije mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ijambo ritubwira ngo guhitamo neza. Aya mahitamo tugiye kwiga ni uguhitamo mu byo kwizera. Muri iyi si ya gikristo mu byo kwizera hari inzira nyinshi, nyamara Yesu mu gitabo cya Yohana 14 ku murongo wa 6 yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Turiga ijambo ritubwira ngo guhitamo neza. Mu by'umwuka umuntu ashobora guhitamo inzira y'ibyo kwizera agahitamo nabi, kandi yahitamo nabi akaba abuze ubugingo buhoraho, kandi amahitamo ye akaba yaramuruhije. Niyo mpamvu turebera hamwe uburyo umuntu yahitamo neza inzira nziza mu byo kwizera. Utwo amagambo aratubwira ngo guhitamo neza. Mu gitabo cy'Imigani 14 turasoma aya magambo atubwira ibyerekeranye no guhitamo inzira mu byo kwizera. 14 umurongo waho wa 12 haragira hati: hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira y'urupfu. Hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Burya umuntu ashobora guhitamo inzira y'ibyo kwizera, akayigendamo, akagira ibyo yizera, akabikomereramo, yarabihisemo, yarabitoranije, ariko akaba iyo mihitiremo ye amaherezo ikizasaruramo atari ubugingo, ahubwo azasaruramo urupfu. Turi mu gihe ijambo ry'Imana ryagaragaje yuko ku isi hazaba hari imyizerere myinshi, abahanuzi benshi n'inzira nyinshi, nk'uko uyu munsi mubibona namwe, ariko ntabwo ari byiza gupfa kwizera gusa, upfe kwemera, ahubwo ibyiza no kubanza kumenya uko wahitamo. Hariho impamvu zitera abantu guhitamo ariko zidashimwa n'Imana. Tubanze dusomeye imirongo yo mu gitabo cy'Imigani igice cya 16 umurongo wa 17 haratubwira ngo inzira nyabagendwa y'umukiranutsi ni ukureka ibibi. Inzira nyabagendwa y'umukiranutsi ni ukureka ibibi. Icyo gice umurongo wa 25 hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira y'urupfu. Hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Aya magambo asubiye muri yandi. Umuntu ashobora guhitamo inzira bitewe n'impamvu zinyuranye, ariko bikazatuma asozereza mu rupfu bitewe n'uko yahisemo nabi. Tuziho ku musozo bamwe bazahembwa ubugingo, abandi bazahembwa kurimbuka, ariko nta kindi kizakora ku bantu n'uburyo abantu bagiye bahitamo. Guhitamo nabi rero bishobora kuzanira umuntu akaga katagaruzwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiriye guhitamo neza. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose 418 kugeza 420 hari amagambo avuga ngo nta nzira nyinshi zijya mu ijuru ziriho, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kwihitiramo iyi nzira. Nta nzira nyinshi zijya mu ijuru ziriho. Abantu benshi baravuga bati tuzahurira mu ijuru, tuzahurirayo, nta dini itavamo umugeni. Ariko ayo ni amagambo y'amahimbano, ntabwo ari mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana ayo magambo ntabwo arimo, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nta nzira nyinshi zijya mu ijuru zibaho, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kwihitiramo iyi nzira. None se
ubwo nta burenganzira umuntu afite bwo kwihitiramo iyo nzira, umuntu azahitamo inzira mu buhe buryo? Mu gitabo cya Zaburi 25:12, ninde wubaha Uwiteka azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Ntabwo Imana yemereye abantu kwihitiramo izabo nzira, ahubwo ijambo ry'Imana riti ninde wubaha Uwiteka azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Kuko Bibiliya yatubwiye neza yuko hari igihe umuntu yihitiramo inzira, yihitiramo idini, yihitiramo ibyo kwizera, yihitiramo imyemerere, ariko akaba amaherezo iyo myemerere itemerwa n'Imana iyobye, ari byo bya bindi byavuzwe na Yesu ngo ni abahanuzi benshi b'ibinyoma. Ko ntabwo duhera ku mazina meza, ahubwo amazina yose ni meza, ariko ubwo inzira ari nyinshi, ubwo harimo inzira imwe y'ukuri gusa. Twasomye ngo nta nzira nyinshi zijya mu ijuru zibaho, inzira ijya mu ijuru y'ukuri ni imwe. Ariko se umuntu yayimenya ate mu nzira nyinshi zo muri kino gihe kirimo? Icya mbere, ninde wubaha Uwiteka azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Ntabwo ari byiza guhitamo ku giti cyawe ubyiyemereye wenyine gusa, ahubwo ibyiza ni uko umuntu w'Imana atega amatwi mu ijambo ry'Imana, maze Imana ikamuyigishiriza inzira akwiriye guhitamo. Zaburi 119 umurongo w'104, reka turebe uko havuga. Haranditse hagira hati 104, amategeko wigishije ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Amategeko wigishije anyigisha guhitamo, niyo mpamvu nanga inzira z'ibinyoma zose. Burya umuntu yemeye agafata Bibiliya ye, agatega amatwi ijambo ry'Imana, akagenzura inyigisho, agasuzuma amategeko y'Imana, Bibiliya ifite ububasha bwa kwigisha umuntu inzira yo guhitamo, ku buryo ibinyoma byose byazaza ntabyemere, kuko atihitiyemo, ahubwo yahitiwemo n'Imana ibinyurije mu kumwigisha ijambo ryayo. Kino gitabo n'ubundi cya Zaburi 119:36, ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe. Ujye unyigisha inzira yo guhitamo. Umugaragu w'Imana Dawidi yumvaga watamenya guhitamo neza, akabisengera, akifuza kwigishwa, byamurinze kuyoba, kandi bituma arangiza urugendo neza muri ubu buzima. Niyo mpamvu natwe dukwiriye gukenera kumenya inzira y'ukuri tutihitiyemo, kuko guhitamo k'umuntu biterwa n'impamvu zinyuranye. Nko mu gitabo cya Timoteyo igice cyaho cya 4 umurongo wa 3 urwa 2 haratubwira hati, kuko igihe kizaza abantu batazihangana n'inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo bazaba barya yifuza kwimva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Murumva ko mu gihe cy'imperuka abantu bazahitamo kubw'impamvu amatwi yabo bazaba barya yifuza kwimva ibanezeza, ntabwo bazihanganira inyigisho nzima. Bazaba bazumvise, banumva arizo, ariko kubera izo nyigisho zibabuza ibyo bakunda, zibabuza ibibaryohera, zibabuza ibinejeje amaso, zibabuza imyambarire bakunda, zibabuza iminywere bakunda. Kandi hakaba hariho ahandi hari imyizerere ibemerera kurya uko bashaka, ibemerera kunywa uko bashaka, ibemerera kujya aho bashaka. Noneho mu minsi y'imperuka amatwi y'abantu amenshi ntabwo azashobora kwihanganira inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo azaba barya bifuza ibibanezeza, bazajya bigwiriza, bazajya bahitamo inzira iyobokamana, inyigisho zihuje n'irari rye, zihuje n'ibyo akunda, zitamubangamiye mu byo ashaka. Ariko izo nzira nizo zavuzwe ngo izo nzira amaherezo yazo zizaba inzira z'urupfu. Ubuse bizaba bimaze iki? Umuntu yarasenze akinezeza, akarya uko ashaka, anywa uko ashaka, yambara uko ashaka, ariko Yesu yaza agahemba urupfu. Burya nibwo babandi Yesu yavuze mu gitabo cya Matayo 21 havuga ngo benshi bazambuza kuri uwo munsi ngo ntitwariraga mu nzira z'iwacu, ntiwahabwiririje, twakirije abarwayi, twirukanye abadayimoni. Yesu ababwira ati, ntabwo nigeze kubanyimenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Bisobanuye gute? Ni ukuvuga yuko abo bantu basengaga bafite imyizerere,
ariko uburyo bahisemo ntibyabakuye mu byaha no mu byo kwifuza kwa kamere yabo, kuko bahisemo imyizerere, bahisemo idini itamubuza akayoga, itamutesha agatabi, itamutesha amazimwe, itamutesha kwangana, itamutesha ishyari, itamutesha kwambara ubusa, itamutesha gupfusha ubusa, itamutesha kwinezeza, itamutesha gusa n'ab'isi. Mbese imyizerere imuha umudendeze ikamurekura neza akajya mu byo ashaka byose. Niyo mpamvu amaherezo y'izo nzira azaba ari inzira z'urupfu. Guhitamo neza rero bisaba kubisabira kandi ukemera kwigishwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo uhitemo ibizakubera byiza. Mu gitabo cya Yesaya 30:21 haragira hati, kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rigira riti, iyi niyo nzira muba ariyo mukomeza. Hakenewe abantu bafite inyota yo gutinya kuyoba, maze bakabisengera, bakifuza kumva ijambo ry'Imana. Abo ngabo bafite uwo mutima, babyifuza, basezeraniwe ngo nugeraho amayira abiri ari. Iyi myizerere iri imbere yawe, umwigisha ari imbere yawe, uzi ibyo uhitamo n'ibyo ureka, ngo uzajye usenga kubw'ijambo ry'Imana n'umwuka wayo wera, uzajya wumva ijambo riguturutse inyuma rikubwira ngo iyi niyo nzira mube ariyo mukomeza. Hari ingorane itera abantu benshi guhitamo nabi, tugiye gusoma nayo mu kanya gatoya. Mu gitabo cya Yohana byabaye mu gihe cya Yesu, umuzi ko Yesu yazakubwiriza mu isi, ntabwo abantu bose bemeye ibyo yabwirizaga, nta nubwo bose bamwizeye, nta nubwo bose bamukurikiye, kandi yarabwirije, baramubonye, yavuganye nabo, ariko bose ntabwo bemeye kwizera. Ese ni mpamvu ki Yesu yaje mu isi akabwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntibemere kwizera ibyo Umukiza ababwira, kandi mu by'ukuri ari we nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo? Igice cyaho cya 7 umurongo wa 45, nuko abasirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati, uwijwe n'iki kumuzana? Abasirikare barabasubiza bati, yemwe ntabwo higeze kubaho umuntu uvuga nkawe. Yesu ari kubwiriza ubutumwa, abatambyi baramwanze, bamwangisha n'abandi. Yesu Umukiza bamwangisha n'abandi, kugeza ubwo basabye abasirikari ngo nibajye kumufata hari mu giterane bamuzikwisha baze bamuboshye. Abasirikari baragenda, bagera aho Yesu ari kwigishiriza, babanza kumviriza, bagira amatsiko, bumva ibyo avuga, bumva ari kwigisha neza, afite ukuri, nta binyoma birimo, maze baragaruka batamuzanye. Maze abatambyi bati, ko mutamuzanye? Baravuga bati, twebwe ntabwo twari twumva umwigisha wundi wigisha nkawe. Burya bari abasirikari bari basanzwe bajya mu materaniro, bari bazi inyigisho z'abatambyi, iz'abayobozi bariho icyo gihe, ariko bati, ni wowe muntu wa mbere twumvishe yigisha neza. Mbese abatambyi barabyemeye. Abafarisayo barabasubiza bati, mbese namwe mwayobejwe? Hari umuntu n'umwe wo mu bakuru cyangwa mu bafarisayo wamwizeye? Umva ikibazo cyariho muri icyo gihe. Ko mwe mwemeye ibyo yabwirije, hari uwo mu bakuru mu idini, abakuriye amadini muzi, abize za teolojiya, abantu bazwi ku isi ko ari abayobozi b'amadini akomeye, hari n'umwe wamwizeye? Cyangwa mu bafarisayo? None se namwe mwayobejwe? Ariko abo bantu batazi amategeko baravumwe. Nikodemu yari umwe mu batambyi, ariko wumvise ukuri kwa Yesu. Wandi wasanze Yesu nijoro, wandi ugeze gusanga Yesu kera, kandi wari umwe muri bo, arababaza ati, kumbi Nikodemu bari baraganiriye muri rya joro, aranyurwa, ariko akomeza kuba umuyobozi mu idini ryariho. Maze Nikodemu wandi wasanze Yesu nijoro arababaza ati, mbese amategeko yacu acira umuntu urubanza batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze? Baramusubiza bati, mbega nawe waturutse Galilaya? Irebere mu byanditswe, urasanga ko nta muhanuzi uturuka i Galilaya. Barataha, umuntu wese ajiwe. Ngo icyo gitero cyaburijwemo, uwo mugambi waburijwemo. Noneho ikibazo kibazwa muri kino gihe ni iki? Abantu benshi bahitamo ibyo kwizera bagendeye ku byifuzo by'umubiri. Ahanyemerera kurya byose, kunywa byose, kujya aho nshaka hose, uko nzambara kose, uko nzitwara kose, binezeza byose, iyo dini akayitoranya akayijyamo, bakigwiriza amadini ahuje n'irari ryabo. Kabiri, niyo mpamvu muri kino gihe ushatse amadini ahuje n'uko ushaka wayabona.
noneho mu gihe ikindi cya kabiri cyabaye mu gihe cya Yesu ni uko ubwo yari ari kwigisha ubutumwa bwiza, abantu benshi bemeye ibyo kwizera barimo n'abasirikare Nikodemu, abandi bari bati murebe mu byanditswe, hari umuhanuzi uva i Galilaya, ntaho byari byanditswe muri Bibiliya, hari mu nyigisho zabo za kanoni yabo. Hanyuma bati mu bakuru hariho n'umwe wamwemeye. Ibyo byabujije abizera benshi kwizera ubutumwa bwa Yesu. Niyo mpamvu n'umunsi bamubambaga habonetse abagenda bavuza induru ngo nabambwe nabambwe nabambwe, batigeze bibaza, batakurikiranye, bagendeye ku ijambo ngo mbese hari uwo mu bakuru wamwizeye. Byongeye kuba mu gitabo cya Yohana igice cya 9 uhereye ku murongo waho wa mbere, muzasanga igitekerezo cy'umuntu wavutse ari impumyi. Yesu aramuhumura, ageze ku rusengero batendwa guhumuye, ati ni Yesu wampumuye. Hanyuma batari ko ntabwo tubyemera ko wari warahumye, reka tubaze ababyeyi bawe. Ababyeyi baraza bati mwababyeyi mwe, uyu mwana ni uwanyu? Yego yarahumutse. Yego ninde wamuhumuye? Bahita batekereza ko nibavuga ngo ni Yesu byari bubizire, bavuga ngo tuzi ko ari umwana wacu, yavutse ari impumyi, yahumutse, ariko wamuhumuye ntitumuzi, ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Ngo impamvu bavuze ngo ntibamuzi kwari ugutinya abafarisayo, kuko bari barahuje inama ngo umwizeye uzongera kwerera ko Yesu ari Kristo azacibwa mu isinagogi. Nuko abandi benshi baje batinya kwemera ubutumwa ubwo ari bwo bwose, nubwo bwaba ari ubw'ukuri, bagatinya kugira amahitamo yandi bafatira imyanzuro, nubwo basanga wenda bafite ibimenyetso by'uko bataye inzira, ariko bakavuga bati ariko nindamuka mfashe indi myizerere bazansha, bazampana. Nuko bariya babyeyi bari bakirijwe umwana, bagize umugisha umwana yabo yakize, ariko banga kwerera ngo ni Yesu wamukijije. Mbega kubatwa gukomeye, kubatwa kugeza ubwo umuntu adashobora guhamya uwamukirije umwana yari ikimuga cy'ubuhumyi. Ngo ariko impamvu batinye kwari gutinya yuko nibavuga yuko Yesu ari Kristo kandi bakibarizwa mu idini ngo bazacibwamo. Abayuda bari baravuze ngo umuntu uzongera kwerera Yesu ko ari Kristo azacibwa mu sinagogi, napfusha umwana ntabwo azahambirwa, nabyara umwana ntazakebwa, azaba ari ikivumi. Maze batinya uwo muvumo, ntibahangara kwemera guhitamo Yesu yabakirije umwana kubera gutinya guhanwa n'idini. Reka dusome amagambo ari mu gitabo kiboneka mu Ntambara Ikomeye kuri paje ya 118. Abariho dusoma amagambo avuga ngo ariko abantu benshi biziba amatwi ngo batumva ukuri, maze bagahindukirira imigani y'ibihimbano. Intumwa Pawulo atubwira gusubiza amaso yacu inyuma tukareba mu minsi yashize, igihe kizaza ubwo abantu bazaba batumva inyigisho nzima. Icyo gihe cyamaze gusohora. Mwumva amagambo Pawulo yavuze ngo igihe kizaza ubwo abantu batazihangana n'inyigisho nzima. Icyo gihe cyamaze gusohora. Abantu benshi muri iki gihe ntibashaka ukuri kwa Bibiliya, kuko kunyuranije n'ubushake bw'abakora ibyaha n'umutima ukunda iby'isi, maze Satani nawe akazana ibishuko ahereye ku byo bakunda. Ariko Imana izaba igifite abantu ku isi bakomeza Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine nk'urufatiro rw'inyigisho n'ishingiro ry'ipfundo ry'ubugorozi bwose, ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga, itegeko cyangwa ibyemezo by'inama nkuru y'amadini, nk'uko ubwinshi no kudahuza ari byo by'ayo madini bahagarariye. Ubwinshi bw'amajwi si bwo bugomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera kw'idini. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho ari yo yose twemera, dukwiye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu, aho guhanga amaso ku Mana, yerekeza amaso y'abantu ku bapeskopi bakuru, ku bapasitoro, ku bigisha b'iby'iyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo gushakisha mu byanditswe byera ngo bimenyere bo ubwabo icyo Imana ibashakaho. Nuko rero iyo Satani amaze kwigarurira intekerezo z'abo bayobozi, abenshi abikoreshereza ibyo ashaka. Satani ashishikariye cyane kuvana amaso y'abantu ku Mana no ku ijambo ryayo, akayerekeza ku bepiskopi, ku bapasiteri, ku barevera, ku bapadiri, ku bigisha b'iby'idini. Bamara kubahanga amaso, maze
ntibongere guhanga amaso Imana n'ijambo ryayo mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere iby'Imana ibashakaho. Nuko rero iyo Satani amaze kwigarurira intekerezo z'abo bayobozi, burya nawe yabagusha, yabayobya, yabaroha mu byaha, yabatera gukunda isi, yabatera gukunda amafaranga, yabatera kwikunda. Ngo iyo amaze kubayobya, ba bandi bose bahomboka inyuma yabo, yamagaye Yesu agasohora ngo impumyi ihetse indi zose zigwa mu rwobo. Noneho guhitamo neza, nta yindi nzira yo guhitamo keretse gukomeza ijambo ry'Imana Bibiliya. Ndakwinze wowe uteze amatwi, n'ujya wumva hari ijambo risomwe rinyuranye n'ibyo wari uzi n'ibyo wemera, ujya wemera utega amatwi urigenzure, nusanga warayobye uve muri iyo nzira werekere mu buyobozi bw'ijambo ry'Imana. Muri kino gitabo n'ubundi hari amagambo avuga ngo ubwo Yesu yazaga yigisha amagambo y'ubugingo, rubanda rwarayumvise runezerewe, kandi benshi mu batambyi n'abanyamategeko baramwizeye. Ariko umutambyi mukuru n'abatware bagambirira kumushyiraho iteka no kwamagana inyigisho ze. Nubwo umuhati wabo wo kumushakaho ibirego wabapfiriye ubusa, nubwo batashoboraga kumva imbaraga mvajuru n'ubuhanga byari mu nyigisho ze, bakomeje gushakisha inzitwazo bwabo, banga ibihamya byerekana ko ari Mesiya, kugira ngo bitabahatira kuba bigishwa be. Abo barwanyaga Yesu bari abantu bigishije abandi kujya bubaha uhereye mu bwana bwabo, bari baramenyerejwe gupfukamira. Baravugaga bati, mbese bishoboka bite ko abayobozi bacu, abanditsi bacu b'abanyabwenge batakwizera Yesu? Mbese aba bantu bizeraga cyane ntibaba baramwakiriye iyo aza kuba Kristo? Biturutse kuri abo bigisha byatumye ubwoko bw'Abayuda butakira umucunguzi wabwo. Ingorane yabaye mu gihe cy'Abisirayeli Yesu aje, nuko Yesu yasanze abizera b'amadini baratojwe guhera mu bwana bwabo kwiringira abayobozi babo cyane kuko umuntu yiringira Imana. Maze Yesu aje asanga baratwawe n'ibihembo, baratwawe n'inyungu z'iby'isi, baratwawe no gushaka amafaranga, baratwawe n'ubusambo, baratwawe n'ibyubahiro, baratwawe no guhangana, kugeza ubwo igitabo kitubwira yuko iyo bagiye kwimuka umuyobozi w'idini ngo bakoreshaga propaganda ku buryo hari igihe umwe yicishaga undi ngo atamutanga mu mwanya. Ibyo byatumye Yesu aza asanga barahindutse abantu babi, ababwira amagambo akomeye cyane, ariko abizera bari baratojwe kubiringira cyane. Byashoje Yesu aje akigisha bakumva ari byo, ariko batari ko se ko yigisha tukumva ari byo, yaba ari ukuri bariya abayobozi bacu b'abatagatifu ntibari kumwizera maze bagwaho? Bana b'Imana, ntugashingire amahitamo yawe ku muntu wiringira, ntukayashingire ku muntu ukunda, ntukayashingire ku muntu wubaha, ntukayashingire ku muntu uzwi mu by'idini cyane, uzayashingire mu ijambo ry'Imana, kubera byakoze ku Bayuda batubanjirije. Biturutse kuri abo bayobozi byatumye rubanda batakira umucunguzi wabo. Umwuka wakoreshaga abatambyi n'abatware urakigaragaza muri benshi bavuga ko bizera cyane, banga kurondora mu bihamya by'ibyanditswe. Uwo mwuka warangaga abatambyi uracyariho mu ba none. Bameze batese, banga kurondora ibihamya byo mu byanditswe byera byerekeye ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe, bishikiriza ku bwinshi bwabo, ubutunzi bwabo no kumenyekana hose, maze bagasuzugura abahagarariye ukuri, bababona nk'aho ari inkehwe, bakabona ari abakene, intamenyekana, kandi bafite kwizera kubatandukanya n'isi yose. Ngo muri iyi minsi hari ingorane nk'iyo, abantu benshi banga guhindukirira ubutumwa bwiza bashingiye kuri izi mpamvu zikomeye, kuko icyo banga ni umwanya wo gucukumbura ibyanditswe. Nta mwanya bafite ngo basome bagenzura ayo masomo. Icya kabiri, bahindukirira abigisha babo bakabiringira, ngo kandi bakareba ko bafite abantu benshi bafatanije. Bamara kujya muri uwo munyenga nuko kwiyiringira no kureba aho ngaho, bagasuzugura abahagarariye ukuri, bakavuga bati ni inkehwe, ni bakeya, ni abakene, ni intamenyekana, bafite kwizera kubatandukanya n'isi yose, ntawashobora ibyabo. Nyamara nubwo muri Bibiliya huzuyemo imiburo ijyanye
no kwirinda abigisha bayobya, abantu benshi biteguye kurindisha ubugingo bwabo abakuru b'idini. Muri iki gihe ibihumbi byinshi by'abavuga ko ari abanyedini ntibashobora gutanga impamvu n'imwe yo kwizera kwabo usibye ibyo wigishijwe n'abayobozi b'idini yabo. Mubwiye uti mbese kubera iki ukora ibi n'ibi? Kubera ko aho musengera mukora mutya? Mbwira aho mwabisomye. Ati njye ntabwo nzi aho byanditse, ni ukuzabaza pasiteri. Bagenda bakira inyigisho z'umukiza nk'abatazibonye, maze ibyiringiro byabo bakabyubaka ku magambo babwiwe n'ababwiriza babo, ariko se babwiriza bo ntibashobora kwibeshya. Ni mu buhe buryo ki twakwiringira ubuyobozi bwabo uretse ijambo ry'Imana ryatwereka ko ari abatwaramucyo koko? Kuri ubu umutima w'ubutwari bwo kwivana mu nzira mbi z'isi bitera benshi kugera ikirenge mu cy'abanyabwenge, maze kubwo kwangira kwigenzurira ku giti cyabo baboherwa mu ngoyi y'ubuyobe badafite ibyiringiro. Kubwo kwanga kwigenzurira ku giti cyabo baboherwa mu ngoyi yabo y'ubuyobe badafite ibyiringiro. Babona ko ukuri ko muri iki gihe guhishuriwe muri Bibiliya, kandi bakumva imbaraga y'Umwuka Wera iyoboye uko kuri, ariko bakarengaho bakemera inyigisho z'abayobozi b'idini yabo zibateshera muri uwo mucyo. Nubwo intekerezo n'umutimanama by'abo bantu binyurwa n'uko kuri, ariko kuko bayobejwe ntibashobore gutekereza ibicishije ukubiri n'ibyo bigishijwe n'ababwiriza babo, maze gushyira mu gaciro n'ibyo barangamiye byose bigasimburwa no kutizera, ubwibone n'urwikekwe by'undi muntu. Benshi bagahinduka ibikoresho bya Satani. Twari ku ijambo ritubwira ngo guhitamo neza. Muri iki gihe turimo tugeze mu gihe gikomeye, aho turi ku musozo w'ubuhanuzi. Birakwiye ko abantu b'Imana biga kumenya guhitamo. Ntabwo ari iby'ubwenge gupfa kwizera gusa. Ibyo wizera utashobora kubirengera ufashe ijambo ry'Imana. Si iby'ubwenge kugirira imyizerere ishingiye ku kwiringira abayobozi b'idini. Si iby'ubwenge kugira kwizera ushingiye ko muri benshi. Si iby'ubwenge kugira kwizera gushingiye kuko aho uri ufite umudendezo w'ibyo ukunda. Tugomba gushingira kwizera kwacu ku ijambo ry'Imana, tukamenya ngo mbese ijambo ry'Imana ryategetse iki kuri izi ngingo z'ibyo kwizera dufite. Imana idufashe, iduhe kumenya guhitamo neza. Tugereranye imyizerere yacu n'ijambo ry'Imana. Uko nsenga bihuje na Bibiliya, uko ntanga ibyanjye bihuje n'ijambo ry'Imana, uko nubaha Imana bihuje nabyo, uko nyikorera birahuje, maze Umukiza adufashe twumve neza ibikwiriye. Uwo Mwuka yasezeranye ko azatwereka aho duca, adushoboze guhitamo neza, tuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.